ariko uze kubireba neza nyamaze amasegonda 30 mvuga ngo ikiganiro cyarangiye. Ntabwo numva ukuntu umuntu wivugira ko wakuze ufana n'ubu gifana ukwicara ruhande guha inama ukazishima wowe ubwawe wafata umwanzuro yakwinginze yatakambye aba ngo wimanura mikoro wikupa mikoro nje nabyumviye n'amatwi yanjye abiri warangiza ngo ukazikupira icyo nkaho nta cyabaye. Oya uze kureba neza ngewe ufite reka ubwo naho hereye ndabaza kubaza amen yibizi uri mu bantu bishimiye ko Regis aza mu rukiko rw'ubujurire bugakorana. Yes, twizere ko mumeze neza cyane mwe mwese mukunda ibiganiro byacu, mukunda ibyo dukora umunsi ku wundi kuri YouTube channel yacu ni Sportvar TV. Murabizi turabana muri gahunda nyinshi cyane, turabana muri urukiko rw'ubujurire kuri Fine FM guhera ku masaha ya kare, turabana kuri Sportvar mu kiganiro cyane mugora hano kuri Fine FM, ariko by'umwihariko no kuri YouTube channel benshi mumaze no gukoraho subscribe, tunabashima cyane by'umwihariko ko mubana natwe mudukunda twereka ko mutwitayeho. Donc muri inshuti zacu za hafi ni ikiganiro akenshi wa kabiri dukunda kubagezaho, akenshi bari kumwe na Steve kuva muri Fortbet, ariko uyu munsi nshaka kuza kuba tutari kumwe, ariko nta kibazo n'ubundi ikireba na shora diri cyose ndaza kugitanga mfa kuba mfite agatasi hano kanje karimo kigaragara cyo hari abantu bajya ngo ibintu bo muri kumwe muri aya matasi ngo birashyushye cyangwa birakonje. Aka gatasi ni umukara, iyo mu kintu gishyushye kahita kaba umweru, bivuze ngo aho mubona nyine hasi umweru aho bigeze naho bigeze ibintu ndi kuba birashyushye. Ntago ari bya bintu ngo mu by'imiriro abantu bakagira ngo ntiyamirira abantu basanzwe bavuga, turi kumwe ibintu bishyushye tuntu tw'ucyaye tuntu nk'utwo ngutwo. Bon twizeye ko umeze neza cyane kabisa. Hanyuma ari umutara dukorana mu kanya gato ambonye ndi gusettinga kugira ngo ntangire gukora ikiganiro yitwa Sharomi yaranje arambwira ati ibyo ukora ibyo ari byo byose ndi gushaka kugira utuntu mbanze ko kwibariza. Sharomi bimeze sawa cyane ibintu byo kugaragara kuri kamera tubishaka ari Nifite nk'amatsiko nk'ikintu gishobora kuba gitumye ndashaka kuzakoresha ikintu bita plastic surgery nkajya ngaragara ku mashusho none se impamvu nyine ushaka ko baguhindura amaso se reka yampaye bakaguhindura gute se yego ku buryo urabona ko bino bitatu bakabogari babanje guterekamo utuntu tw'abafare kugira ngo amenye abanze gikora ni process reka sha bimeze gute shafe kabisa ikintu cyatumye wisetsa guhera umbonye kugeza kakanya nicyo kintu mu by'ukuri ubwo abakunzi ba Sportvar ngo bamaye n'ikazi twagiye imbuga nkoranyambaga no masaha zirasaze zirasaze igenze bite zirasaze zose cyane cyane zibanda ku bintu by'ibiganiro bya sport. Nabizi ko nabonye hari ukuntu nabonye muri Sportvar n'urukiko rw'ubujurire musigaye muvuga ibintu n'abantu badakurikira ibintu by'imipira ebana tugasara harashye ariko post twahora tugaruye hari igihe posting utuntu urabona ngo sinzi ngo nari kari bari bafatanye, undi munsi urabona ngo Sam Karenzi na Yemwe bari bafatanye, undi munsi ngo Regis na Sam Karenzi bituranye hasi. Ibyo bintu byari tutaba turi kubakurikira tubakurikira kuri radio ahubwo ngira umva mwarafatanye kumbira gufatanye deba man ni deba umugabo utamerera nk'umuntu avuye mu kiganiro akahita nyandikira akambwira ngo none se ngo bigenze bite ngo ni gute ukupa mikoro cyo gituma najya urumva ni gute ukupa mikoro nese ikibazo gihago n'ubicaza ari iki kwaje senyubutse buye byanye kwibaza ibibazo byinshi cyane. Nese mbabara mbwiza ukuri ni ibintu ushaka tuganira ikintu ushaka kumbaza ndashaka nicyo kintu ngomba guhera yenda nifite gahunda kuvuga kuri match y'abana bategarugori imaze kurangira mu kanya. Ikipe ya Sport twagikombe itsinze ibitego bine ku Osaka Boy yatsinze bine. Ibyo sibwo numaze kubivuga n'ibirangi Mukajya ari match ya Sport ndetse na Gasogi kwanza ubwo abantu ni kigaragara bashaka kuza kukibona match yanarangiye yego, ariko ni match ikipe ya Sport mukanya kwanza uze kuza ndaza no kureba squad babanje mu kibuga kono bagamfite amatsiko yo kumenya ngo ni bande bari buze kubanza mu kibuga. Ni match nayo umva aho ngomba kuvuga gutyo gusa bikarangira. Gasogi na rero ngo nyine birangiriye ndaguha umwanya wa gatatu ndaguha umwanya winigure muta nk'ingahe nyuma mukanya dore ko muganire Regis yavuze ati iyo bavuze ibintu bya leta umera amaba
none si ubwo mababa urabona nyameze wowe. Ndashaka rero kugira ngo ayo mababa mbanze nyapfure. Reka mbere na mbere turabigaruka bya Gasogi na Rayon Sport, ubwo ntabwo tugize ngo n'inca makeya. Ndabaza kubaza Aimé nibizi uri mu bantu bishimiye ko Regis aza mu rukiko rw'ubujurire bugakorana cyane kubera iki uwitwa Muramira Regis. Reka mubwire Regis ni umuntu nzi cyane, donc kumuzi mwumva bamuzi kuva kera, kurumva abacu Nyanza buriya amaradiyo menshi arahagera kuzumva kuri FM biroroshye. Yego zengo rero Regis igihe yatangiye gukorera radio narayumvaga za 2 hafi 4 gutyo akora kuri City Radio nimba nibuka neza, ko n'abakenisi twarabumvaga, Banita Peno nabo twarabumvaga bavuga ngo nibo bakobwa banini muri Kigali. Nza kugira kibazo mubonye live mu myaka ukuntu yanganaga, ariko byo it's fine. Ariko Mame Regis n'umuntu numvise kera, n'umuntu ufite data, n'umuntu donc munyabwenge, nyine n'umuntu nyine nzi numvise kuva kera. Ntago rero wakwanga kwifuza gukorana n'umuntu nk'uwo. Buriya sinanakubeshye, the same case nabano bakuru bacu bandi, bano ba Jado Castar, ba David, bano banyamakuru ba Kazungu Clever, donc ari abanyamakuru bakuru, bano abanyamakuru bose batangiye munsi ya 2005 cyangwa se wenda guhera kuri 2005 kumanura, bose n'abanyamakuru bakuru, donc n'ukorana nabo biba ari byiza cyane. Regis rero ucyo yarumbajije ntagishimiye, yari ni poti ikomeye muri timu yacu kuko yatumaze gutakaza Taifa. Ntabwo wambeshye urukiko rw'ubujurire ni mu bantu barukurikira kuva rutangiye kugeza rurangiye. Sinakubeshye se nka nkubeshye ko ndabyishimiye none wagenda byose. Shorike ya mbere tumumveshye niba wemeza ko Regis ari umuntu wakuze ufana ku mugani, byanze bikunze wakuze umufana n'abandi bose, kuko abanyamakuru bari muri generation yawe bari benshi bakoze bamwumva, bituma n'abenspire. Ntabwo numva ukuntu umuntu wivugira ko wakuze ufana n'ubu gifana ukwicara uruhande guha inama ukazishima, wowe ubwawe wafata umwanzuro yakwinginze yatakambye aba ngo wimanura mikoro, wikupa mikoro, njye nabyumviye n'amatwi yanjye abiri, warangiza ngo ukazikupira icyo nkaho nta cyabaye. Oya uze kureba neza njyewe ufite reka naho hereye, reka ngo urugero mbere yo kumurugero uretse gato. Okay, igiye kunjyana mu bintu ntari napanze kuvuga vrema, dore ukuntu ibintu bimeze. Ntabwo uri bunyempoze ibyo mubaza, urumva ntacyo, nyine ni freedom, donc abantu bagomba kuganira nta kibazo. Ariko uze kubireba neza, nyamaze amasegonda 30 mvuga ngo ikiganiro cyarangiye, amasaha yari amaze kugera. Donc kuba turi muri deba, nibyo deba ni sawa, iranumvikana. Ikizi umuntu wese yamaze ku expose igitekerezo cye, ubu cyari gisigaye niko kunana bango twemezanye ku gitekerezo cyawe n'icyo twemezanye. Rero byumvikanaga ko bisa nkaho nta hantu turi buze kuza guhurira, kandi deja twamaze kwinjira mu masaha ya denasha wa jam. Ibi rero ni ibintu bibaho. Ntabwo ndi mukuru nka Regis mu itangazamakuru, ariko experience mfite mu itangazamakuru, kuko uyu ni umwaka wanjye wa 9 itangazamakuru, si kimwe nawe uri muri 20. Birumvikana. Nuvuga ngo ikiganiro, donc style dukora mu kiganiro urukiko rw'ubujurire, abantu babisobanukirwa banabyumve. Twebwe ni ikiganiro, donc tudebata igitekerezo cyane mfite ku kintu kiniki, ugatanga opinion yawe n'undi agatanga iyundi, cyane ko audience ziba zifite uko zitujija. Audience donc ifite uko iri buze kumva ibyo yatangaje, n'undi afite uko wari buze kumva ibyo yatangaje. Donc buri wese upfa kuvuga ngo ingiye mpfa kuba ndi convaincre n'ikintu giye gutangaza, ndayitangaza gutya. Kuba mwakora debate mu gashyuha bikagenda kuri umwe akavuga n'undi akavuga, ni debate, ni ibintu bisanzwe. Ndaguha urugero rero, reka njye kuri rwa rugero. Ari ibiganiro byinshi, reka ngo nk'ingero nk'eshatu, reka ngo rumwe rwose cyane rutipika abantu batoreba byoroshye kuba bakwaccessinga. Hari ikiganiro cyitwa ngo ni Les Grandes Bouches, yakibona kuri canal Les Grandes Bouches. Urumva ubishyize nko mu Kinyarwanda ngo ni nk'umunwa mudeni, nk'umudomo, cyo bita ivuzi kabisa. Abahungu noneho waratara mu babiri, nabyo kamera rero mutaramu mwaraho, ari ukuntu baraza baguha iminota 2 uvuze amasegonda 2, umutaramo yakwatatse tayari. Donc Les Grandes Bouches muravugamo none buri ikintu cyiza cya deba, buriya niko abantu niyo mpamvu abantu bakunda n'ikiganiro cyacu. Buriya muri deba abantu bavuga amakuru mutari mwana panze kuvuga, urubizi cyane.
bitewe nuko ufite aligima yawe ushaka gukombenga, bikaba byaba ngombwa ko utangaza inkuru no ukavuga ibintu wowe ubwawe utari warapanze. Noneho sasa muri deba ari gihe deba ishyuha ikiganiro kikagenda kuriya, ntabwo ari itegeko, si formalite itangazamakuru improvinga n'iki byose, si formalite yo kuvuga ngo mwakoze cyane kubana natwe, ibyo ni ibintu dusanzwe dukora, kuba nabikora ni ibisanzwe, ko ntabikora ni ibisanzwe. Gusoreza ikiganiro kuri deba kuriya tukagenda izi kintu kiba kirimo cyiza. Reka nk'uyu nk'urugero, nabarebye amateateri cyangwa se najya wumva nk'amakinamico cyane, uzumva inkano zisorezwa. None se uretse gato ujya umva ahantu zisorezwa, ndahumva nyine ka dani y'amatsiko bakitavuga ati naho uta mubu manye neza ko abantu bakurikirana ikiganiro cyacu wenda ntibumve ngo wenda ni ibintu biba biri fixed twaba twapanze, uretse ko nta n'umutima mubi narimo wenda nubishaka kugura bimbaza nabikubwiraho, ariko ni gushaka kubwira ko nka 99% y'abantu batwumvaga bibajije ngo mikoro zivuyeho habaye iki. Charme mikoro zimanutse watekereje nanjye umijambo boss wa radio ubwe boss wa radio Fine FM twihuriye mu nzira yanyuzeho nk'umwana ntago bishoboka. umuntu bwambwiye ati se uri kuri radio nyirizi, aravuga ati reka yari muri ibintu biri kubera kuri radio ya yabaza ngo Regis barakubita ye yo kubase ari Regis na Aime ninde ufite imbaraga ku buryo nibarwana dutabare. ye ntago ari ubusiyo yese kurwana byo ntibishoboka. Iki kurwana ko mugani mukubye mikoro yindi kibazo ninagiye kubaza kibaza nyuma mukubye mikoro kuje ntarebaga ko namenye fike mama magaheza kuraho kamera vuba vuba. Urambwira ko muri mwe nta wari ikofi cyangwa ingumi, ahubwo twahanye icyo bita chance, ikiganiro cyari kigenze neza. Bivuze ngo muba mushaka gukinisha abantu, ntabwo ari gukinisha abantu, ahubwo umva iki kintu, ahubwo twari turi mu murongo w'ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu gishingiye kuri deba, niyo mpamvu abantu akenshi babaye annoyed bakavuga ngo tuvugiranamo n'iki byose kuri pori counter twiyokata nta kadeba kabayemo ngo abana bigenda biryo papa ntabwo kiba cyabaye. Reka rero bazeme ntabyo yaruzi. Ese ari Regis uri kuri ari moderator ari kuri mikoro akazi kumanurira kuri ukifite ibyo kuvuga, nanjye ndi kuvuga ariko kuba uri kuvuga no gufata pause nyine uri kuri mixeri wagomba guhagarira aho ugereye. The lunch hour jam amasaha yari yagiye. Oya amasagonda ntabwo kureka interuro ikarangira bivuze ko ntabwo naciyemo interuro biki reka nasubiza bagacisa ukareba uyoboretse gato ndakazi ndakibuka yarari kuvuga ngo urumva yarari kuvuga ngo wimanura mikoro. Yes naho zamanutse mikoro kuko hanyuma se bigende gutiniza ndazikuba ikigero cyarangiye nikupe mikoro ejo tuzazicana dukomerezeho. Ntabwo wanyemeza ko nta gashyamba na gato kari hagati yawe n'uriya muntu kuko nta muntu n'umushaka kumanura mikoro. None se uyu munsi wenda bimeze gutya, none se ubu bushize ko twari turi gukora deba none sasa njye na Karenzi yarakoze operation bugacyaka ibintu bitandukanye n'ibyo ngibyo, kuko utambajije gutya undi munsi twari igihe tugize na Rikari kuko utambaza gutya. Nabicatse nabikubaza none se ubu tuvugana ejo noneho sasa ahavura ko igihe noneho kize kugera bitewe nuko twari turi kuvugiranamo kandi turi kuvuga bidashoboka, Rikari kamanuka n'ubundi ni Rikari bagushinja reka ko nyemba nzireba bagushinja kumanura mikoro ya Rikari igihe ari kuvuga ushaka kuvuga. No ukuntu byagenze ni inshuro imwe, urumva hari ukuntu urana njye ndi kuri mixer ira mixer ugira muri nabyo nitwaza nyine buretse gato mucamo kabira amagambo y'abantu nagabyo nitwaza ira mixer wabonye ko irakwereka iyo muri saturation, donc muri gusatira buriya iyo muri kuvuga cyane muri vugira rimwe ari ukuntu audience tamu turashaka deba ariko none ntabwo twoma kuvugira rimwe abantu babiri batatu hahita haba icyo bita siri moderation. Yes none iyo habaye siri moderation ntabwo message mushaka gutambutsa zitambuka. You get me? Icyo gihe rero navuze Rikari amaze gutanga igitekerezo cye Regis n'ugezwe ni kuba ati Rikari buretse gato buretse niwe yashyushye kubashyira mikoro kubera ko ari kubaza twumva ijambo yari gushaka kuvuga ijambo mbona ahubwo turi kumva bari gutanga ijambo it's fine gutanga ijambo kubera nta mutima kandi nta kibazo ndabyemera. Hari ahantu babonye Regis asa nk'uwagusembuye aravuga ati niba utazi igifaransa umbwira ngusobanure
iryo jambo mwarimu musakuza sinamenye iryo ari ryo. Ntekereza ko ari ikintu kwandasimetinga guca amazi ngo nta gifaransa uzi ngo reka ngusobanurire iby'igifaransa kandi nawe nzi ko uri umufaransa. Bishobora kuba byagusembuye ukavuga ati n'undi ayikubye mikoro. Ntabwo byasembuye, reka nkubwire rero Regis sinabwo se ko namukurikiranye cyane nk'iyo ngiyo yagukoze. Reka nkubwire nta kintu na kimwe, reka nkubwire nyine nabwo ngo Regis naramwumvise by'igihe kinini. Regis nyine kubera donc character ye nyine no kuba umunyabwenge, we ni umuntu utajya giving up muri deba. Urumva uzabyumva kenshi, kandi ikindi kintu hano nyine kikwereka akenshi na kenshi izi ni karite zigira abanyabwenge man. Handi ushobora gufata position irani populaire donc itari populaire mu bantu, donc ukayigira populaire ukavuga ngo ngiye kujya kuri point none ukabona maligima. Ndibuka ikiganiro cyabaye ntago nari mpari bari kuvuga ku bintu bya Rwaka. Rero ibintu byari bisa nk'ibiri one sided, ariko witwa Muramira afata uruhande ku giti cye uremera Muramira Regis. Ibyo rero none sasa we iyo deba we biri kugenda bigira, we agira ukuntu yataka ro person, areka ko atakasije akataka umuntu kugira ngo ni technique muri deba kugira ngo aguce intege ube freestyle rakare ureke gukomeza kuvuga ibyo nyine niyo character ye. Icyo gihe rero ikintu cyo gishoboka nta kintu buriya muri deba hari ukuntu nyine umuntu akwataka, umuntu akakubwira ikintu kugira ngo arabizi neza yuko nabyumvaga ibyo ari kumbwira. Sinzi igifaransa cyinshi cyane ariko nzi icy'ingenzi. None se urumva icyo nzi ntacyo kintwaye, nabasha kwiyadapta donc muri situation zose. Aho najya hose sinagira icyo mbura ko ibyo uvuga byose ndabyumva, ibyo nshobora kuvuga iby'ibanze n'iby'ingenzi. So ntekereza ko ntabwo bivuze uko yoboye ko wenda mbifite ubwo bumenyi cyose nshobora kuba nabyumva uko nicyo yashaka kunyumvisha nacyumvaga, ariko yashakaga gutesha agaciro icyo ndi kuvuga. That's why nabyihoreye. Ari byo bya bindi wahise uvuga ati noneho ubwo ndi kuri mikoro ushaka batuma point yanjye reka nkwereke ububasha nkufiteho. Kandi point yari yamaze kuyitanga, akaba gishaka kutunze point yo gushaka gukonvenka ngo nanjye mbe konvenka kandi ntabwo ari byo. Kandi biturutse ku kintu cyitwa Super Coupe. Ubundi rero ama Super Coupe ni igikombe kiruta ibindi. Iryo ni ijuru jambo twapfuye. Ati nyine ati ntikiruta ibindi, azifu yumvaga meze nk'uri defendariyo ngo yatwaye igikombe kiruta ibindi mu Rwanda, which is totally different ibyo navugaga. Iki gikombe mu kugishyiraho abantu baratekereje ngo nyuma yuko umuntu wenda atwaye Champions League Burayi, umuntu agatwara UEFA Europa League Burayi, sibyo? Yes. Donc uba qualified yo gukina igikombe kiruta ibindi bitewe no ko watwaye amarushanwa manini. Abandi ikintu bibeshye rero ngo igikombe gikinwa mu minota 90, donc igiha valeri ikintu ntago ari ngo ni minota cyamaze gikinwa cyangwa se amafaranga kinjizwa cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka nkuru urugero Charmin, wenda abantu babitekereje bari tababyumva. Buriya perezida w'igihugu ntago ari ufite umushahara mwiza mu gihugu, ariko niyo muntu wubashywe mu gihugu. Sibyo se? Hari abaperezida nka Donald Trump ubona ati n'umushahara sina ngombwa n'urugero, ariko icyubahiro yego nk'ubu hano mu Rwanda ushobora gusanga ari nk'umuntu uhembwa miliyoni 50, ariko amushobora ko nka perezida w'igihugu akora perezida wa repubulika ntiyanatinyuka avuga ati igihugu cyanyu bitewe na ekonomi gifite ngo asabe umushahara miliyoni 50. Ese nuko ari umuntu uciriritse se? Wapi? Sibyo? FA community iyi Super Coupe ishobora kuba yenda twabagohereza nka miliyoni nk'eshanu. Wa Champions League kwa miliyoni 20. Tekereza ni Champions League yahereye muri tour preliminaire, abantu bateze indege, abantu bakoze amarokari mukinye amawutsinda murayarenze mu kimwe cy'umunani kimwe cya kana harimo no kure connection nzira yose. Igikombe cy'ijoro rimwe ni 5 million y'amahero. Iyo Super Coupe ariko yitwa Super Cup, ni igikombe kidasanzwe gikinirwa n'abantu babaye. Regis yarafite kote nayo nakumva ari impamvu byabaye deba yo kuvuga ngo ubaha kandi ikipe yakwishimira gutwara Super Coupe kurusha Champions League. Hano babyibuka bitewe nuko iyo Champions League iri premediatize, ni irushanwa ry'igihe kinini, ni irushanwa tubana ryo umunsi ku wundi, niyo kuri ifite niyo valeur runaka, ni nziza, ni ryiza kuri twa umunsi ndiyo yakwishimira. Ariko kuri umuntu yaryishimira ntago bivuze ko biri buze gutesha agaciro cya gikombe kindi ya Super Coupe ukina ahubwo kuko watwaye Champions League. Uriko byo kintu ni ikintu cyumvikana mu bundi inyito ntago ugomba kuyanda donc
reka no kubyita gutyo wo kuyikerensa ngo nuko njye nawe tuzenye ko tureba amajoro tureba Champions League ariko Super Coupe tukaba tutayireba bishoboka nyine birashoboka ariko wikora inyito yacyo nicyo kivuze ni Super Cup mwari mubikuje kuri Rayon Sport oya ibya Rayon Sport byarangiye ariko n'ubundi niyo byavaga nuko bavuga ngo Super Coupe nta gikombe ko bavuga yuko n'ikimenyemenye baje kuvuga ngo ntago abantu bakwiye kwihisha muri uwo mutaka uko batwa Super Coupe kuko nuwa twa FA Community Shield mu Bwongereza ushobora gusanga abantu batamwibuka yes bitewe nibyo ni igikombe gitangira shampiyona muri season afite igikombe mu bagabo ariko gitangira season ariko abenshi bahagaciro cyane cyane gisoza season so bivuze ngo rero ibyo ngibyo byo ni ibintu byazana deba bukira bugacya n'ijambo rimwe iguha qualification biraryoshye ni byiza Super Coupe nta qualification iguha ariko nyine n'gikombe kiruta ibindi n'ijambo rimwe rero abantu basobanurire n'ijambo rimwe neza mu kibazo kimwe bavuga ngo kuki wakubye mikoro ikiganiro cyari kirangiye mu yandi magambo cyari kirangiye cyane kwihanganira ko amasegonda 10 cyangwa nayo nese amasegonda ibitekerezo tuba twabita ariko n'ibindi biganiro mwagiye bikora byarangiye kandi byarangiye udakubye zitse amasegonda 3 ikintu Sharmite Adam ni umuntu mwiza ku buryo twebwe tugira icyo bita ubudasa arakumva ikintu ugomba kumenya ibiganiro byose sitiye ko birangirira kimwe ibyo byo ahubwo kwanza nimba ari kurangira amahoro ni sawa na kintu cyabaye nta kibazo na kimwe kuko bose baragiye yaciye hene bara kintu cyari kibaye yaraje kureba ntabwo yarugiye Radera cyo zarigize ku muntu ari bamuhamagaye yazamutse abahungu b'i Kigali mwabaye gahe uje nyine kandi ukaje direct yinjira abahungu bari basoje ikiganiro nyine ko ba felicite ako gatwegeka nago gashira bacenga ati rwose murakoze mushoje amahoro Jisi wakoze murakoze kumara muri studio ikiganiro cyaranye magnifique cyewe n'akakamera umwanya njye ndemera yuko ikiganiro cyarangiye kuko cyagomba kumara umunsi ariko Siniya uvuga ko umwemera nkuko rikaje bati Siniya muramira Jisi agusa imbabazi nuko buriya nanjye umugani wari kari sinshaka kubikwedurana ngo tubigire bibiri baretse gatura umugani ari n'abantu bajya babyibazaho suko yene nanjye mvuga ngo ndi umusiniya par rapport abana batarama ahubwo hari ikintu nshaka gusobanura nakora imyaka 6 muri RBA ari umuyobozi wanyoboraga muri station nabagaho Lambert Nkundineza urumva we arenze no ko yari umusiniya urumva ari umuyobozi wacu station manager n'umuntu munini muri RBA umunsi umwe nari kugeza match nahamagara abari unyakira sinzi umunyamakuru agomba kunyakira aho yaragiye kwa kundi umuyobozi wari kuri radio akahita ajya yabonye ko n'umunyamakuru akora reporter akora ibiganiro yobora ibiganiro Lambert Nkundineza n'izina abantu bose bazi Anje arambwira ati buriya wakoze ikosa ry'umwuga bitewe n'iki ati nakwakiriye urambwira ngo chef murakoze kumpa umwanya n'amakosa mu mwuga iyo uri kuri mikoro ni mugenzi wawe urumva kugira ngo inshingano zo hanze ya mikoro izihuza na mikoro donc niyo mpamvu buriya ni byiza nyose kifise mu bigo hano singa ngisanzwe abataba abantu n'abasiniya bakuru bacu ngiye buriya ndi umuntu ugira respect muri nge cyane ndi umuntu ubaha cyane urumva ariko onea ari ukuntu iyo ugiye gutanga igitekerezo ukavuga ati ugiye gucalenginga nk'umuntu kamwe ngo basiniya rero ubanje kumvikanisha ko igitekerezo ugiye gutanga ugiye kugira umuntu hari seniority kidafite urumva ku buryo no kukima no kugikasa intamuzi ya deba apana kutagiha agaciro nyine umuntu ashobora kuba yabyo nyine hari ukuntu professional bitari byo ariko rwose nanjye kuvuga ni umuntu nyine nava senior n'iki byose ni ibintu byiza ko nakora n'abatara ariko ubundi kuri mikoro ngaho se imbabazi abanyarwanda basaba imbabazi nakoze iki utaho uzajya ubisoza amahoro cyakora ndabasaba imbabazi ko ndi gutinda kujya mbaha ibiganiro kuri YouTube yacu ku Spotify cyane naho byari ko washoje nta kibazo uyu bire n'ibisanzwe n'ibyo akazi tuzakomerezaho tubirenge ubwisobanuro cyane n'icyo cyakugenzaga reka tubirenge urakoze akandi kantu nkwibariza nakoze ubwo simbizi ndashaka kubaza ngo ukunda urukundo rungana gute Jean Fidel Itiadi Jean Fidel
urukundo mukunda urukundo mukunda rungana gute? urukundo nkunda leta ya Jean Fidèle. Reka mbanze mubwire Jean Fidèle ingenzi kugira ngo uhite wumva. Sinzi turi buze kubyita urukundo ariko byaba n'urukundo ko urukundo mu bantu ni ikintu gikomeye. Uyu mugabo ari mu bagabo nagize amahirwe yo kuganira nawe kuko amplis uri umujene cyangwa se uri umuntu nta muntu aheza, ni umuntu uganira n'abantu bose, ni umuntu mwiza, ariko noneho ni umuntu iyo ukurikiranye amateka ye ukamenya uwo ari we n'iki byose, ni umuntu ufite ubumuntu budasanzwe. Urumva, ni umuntu ufite ubumuntu budasanzwe, ni umugabo mwiza cyane, ni umugabo w'umunyabwenge. Donc mu buzima bwanjye burangiye nkunda abantu b'abanyabwenge. Ari ikintu kivuga ngo ari ukuntu bajya bavuga ngo igicucu gicecetse abantu banakibeshya ko ari umunyabwenge. Uri kumva? Ariko no sasa umunyabwenge ucecetse we aba ari umunyabwenge okibe cyangwa se okari. Nyine birenze. Urumva angera bitetse kuki? Buriya ari ukuntu ari mu bantu bahuye na menasi ikomeye cyane muri ibintu amplis ari namushya muri byo. Uyu mugabo wumvise nk'ibitekerezo abafite akakubwira ati ndabyumva ni ibintu bibaho bite na position ndimo wende kuvuga ibyo bireba na Rayon Sport ukamenya nk'ukuntu abanye n'abantu ahantu atuye mu mayaga nta muturage ujya gukamisha, bose baza gufata amata ku buntu kwa leta yubatse chapelle, abaturage baraza bagasengera mu rugo iwe nyine Dabatikiriziwe afite chapelle none Padiri Jean Fidèle ntabyo ruzi hujya nyine ni umuntu w'umukristo, ni umuntu ukunda gusenga, ariko ikintu kirenze ibindi byose ni umuntu w'imfura, ni imfura n'inyangamugayo rwose. N'abakubwira ati twakasa politike ye, twakasa uko yaje, twakasa ibi, ariko raw person, umuntu ku giti cye, ni umuntu w'umugabo mwiza cyane, umugabo mwiza cyane ku buryo njyewe ntabeshye niyo ngize opportunity yo guhura nawe tukavugana tukaganira, nyine anyigisha ibintu byinshi, noneho bakazamo n'iki kintu cyo kuba ni umuntu w'iwacu i Nyanza. Abanyeri Nyanza dushinza solidarité ariko iri positive kandi negative, donc ari ukuntu kumbi niyo mpamvu iyo bamuvuze oya si nicyo ngicyo, ariko ngiye nuko I do believe umuntu wo mu rugo ndi umuntu ubyumva neza uko, donc ndi umuntu uhamanya n'imyumvire ye kuko ibintu byagombye ko bigenda. Shalom ngewe ndi umuntu utajya mu buzima bwa inshuro zose ntekereza ibintu byanjye mpera kuri finale, mpera kuri finale nkabona kubaka inzira igera kuri finale. Nta kuntu nubaka inzira ntaza hirya. Sinzi uri kunyumva? Ndakumva cyane. Donc niba ndi gupanga gahunda zanjye z'umunsi, ndabanza nkamenya ngo uyu munsi uraza kurangira ndi either ndibuze kuza kurebera nka match nka Esperance ko niho hantu mba ndi n'urugero. Nimba se ndibuze kuza kuba ndi Esperance saa 12 n'igice kugira ngo mbe Esperance birasaba iki? Nyine akazi ndagakora gute? Donc mbone kugenda ndistinga kandi izindi gahunda kugira ngo kuza kujya kwa Esperance kwanjye kutaza kugira ikintu cyo affectinga azifu ngiyo ntabipanze. None sasa the same case na retired ni umuntu ubelivinga mu kintu cyitwa project, akavuga ati today we are hustling, uko ntago wari wongeye kubaka umuryango wa Rayon Sport ngo ikipe y'umupira w'amaguru ngo wiretse ngo banze wubaka umuryango. Oya, ni ibintu bigomba kuba nacho zigomba kuba simultane, donc zigomba kubera icyarimwe, zigomba gutwarwa. Ndubaka uwo muryango ariko n'ikipe ikomeza ikine, nitwara igikombe c'est bon, ariko ikintu cya mbere kiri prioritaire naje gukemura ni instabilité iri muri association Rayon Sport, ariyo yatumye n'umukuru w'igihugu icyo kibazo kimugeraho, ariyo yatumye RGB byinjiramo, ariyo yatumye Ministeri ya Sport ibyinjiramo. Icyo kintu kimara kuba setted kiri ku ruhande, hanyuma twongere turwane no kuba twagarura ya kipe iri capable yo kuba yahangana. Donc ikipe ibanze igira hiva, ibanze igire fondation, ibanze igira hituruka hari stable, nihamara kuba stable ya kipe izagira performance nziza, ariko nizeye ko n'ubutaha zaba ari nziza. Man ngiye nyiri umwana ntabeshye ku myaka nka 10-11 ngiye mu rugo nabakunda ikipe ya Rayon Sport cyane, ku buryo umwe mu minsi myiza nagiraga niyo Rayon Sport yatsindaga APR iwacu, kuko papa yaduhaga ibintu tari dusanzwe tubona. Reka muzee bakorera gashya
Mzee papa wanjye reka Rayon yatsinze APR ushobora kubona mbwira ati papa ati kuri iyi shuro ati njyewe none sasa ndanashaka kuza no kurara mu cyumba cyanyu mwe mushaka murara nta kibazo n'urugero nanze ariko utangira kandi umunsi wo kurara mu cyumba cyanyu bro nyine nta handi nkubwira ngo biri mu byishimo bidasanzwe I ever had kubona Rayon Sport yatsinze ukuntu mama na papa babaga bameze mani bazi ko mama yabaga arwaye rero yatsinda match ikomeye mukecuru agahaguruka akamera neza ukuntu kuri kwa bakristo ku buryo ngiwe nakuriye muri iki kintu cyo kubona abantu bakunda Rayon Sport bya nyabyo ariko atari abantu bitaye ngo byagenze gute umutima wanjye umunsi umwe ndibaza n'abana ariko man umunsi umwe byazashoboka ko nazabona ababyeyi banjye bahora bishimye Atego nishima biro kazi wazabona uko Rayon Sport ahuye na APR itsinda ihora itsinda APR ntabwo byazakunda bite kugira ngo Rayon Sport ibikomere ariko ifite niyo continuité donc ngira ababyeyi bishimye kurushaho je rwose nabeshye nifuje ko Rayon Sport yayoborwa n'umusirikare numvaga impamvu nyine itari seriye ariko abantu bayobora ari abantu baraho bantu bashaka kugaruzwa umuheto reka bivuge gutyo ari abantu nyine nkoreje tari bikomeye donc ari abantu nyine nabo bashobora kugira ahantu bagera bakifata bitewe nuko nta power bafite none sasa umuntu Sadati araza asa nk'uwempoza ibintu n'ibi ariko nkumva ntago ndi gutekereza kuri Rayon Sport ikomeye birambye nyine sindabyumva haza kuza umuntu utari tayadi aravuga ati twebwe tugiye kubaka ikintu cyitwa Rayon Sport kuba Rayon Sport igomba kuba iriho byo kuba iriho bya nyabyo ikomeye donc kuvuga ngo ndiho apana kuvuga ngo umwaka utaha wenda reka turwane nk'umuriro w'amashara mugani dutwara igikombe cya champion umwaka utaha sinzi zafatwa nani handi igikombe cya champion cyarangeraga umuntu akahita manika amaboko ati ndarushye ati nundi bayimuhe akaba ari institution yibuze gutera uyu mwaka ariko nizeye ko n'umwaka utaha izagutera ni iki kintu ngiye numvaga ibuye mu ikipe Rayon Sport ikwiye nimba ariyo base yaramaze kuba setted ukamenya ko ikipe Rayon Sport legally iraha iyobowe n'aba ireberwa n'aba bigenda bijya gukina gutya this time ikintu giye ko gikurikira niyo mpamvu vuga nti retired yagomwe kuri iyo jejoma ndamura bivuga inshuro zose hari iyo Rayon Sport agiraga result ariko isa nkaho idafite iyo stability donc itari stable mu buzima busanzwe izo result zirakenewe abazikoraga barahari kuki bataza bakabihuza ni Rayon Sport amaze kugira iyo base iyo stability tukayihuza n'izo result ko yaba Rayon Sport ikanganye icyo kintu nibaza ikanganye kuri Sadati yabikoze Niba Rayon Sport nimba yigeze kugira mu matsinda gatwara n'amashampiyona 2017 yatwara shampiyona na 2019 twara shampiyona zibone mu myaka 3 n'ibikombe bibiri uwo tatwaye igikombe kina matsinda ya Champions Confederations Cup gira muri kimwe cya kane ariko umva nimba ibyo bintu byarabaye nuko abantu bari bazi ko bashaka resultat bazi ukuntu bakoka ikipe yatsinda sibyo none sasa ariko ikibazo kikaba yuko nta base ifite yo kumenya ngo umwaka utabizagenda gute niyo mpamvu mara gutwara igikombe muvunyaga agahura na Sadati akamubwira ati Rayon Sport yifata par contre sibyo byakabaye ibyo ahubwo biragenda bite kugira Rayon Sport ibihari muvunya twari igikombe akomeje kuyobora Rayon Sport yishima Rayon Sport ntibi kibazo urumva iyo projet zuba kwite birasaba ko hagomba kuba hari ingata cya kibindi kigomba kuba cyicayeho iyo ngata rero kuyikora iyo ngata kuyubaka nawe rwari ruzingi that is my idea jewe ukabona ko Jean Fidel ari mu murongo wo kubaka ibintu byombi reka cya mbere ikinakomeyeho umupapa ni administrator mwiza donc ni umuyobozi wo guha umurongo ikintu si umujanje mu mupira ntazi ngo abantu bari buze gutegura match si umuntu uzi kuvanga igiye kuganira n'abasifuzi ibyo ntiyabishobora leta yadisongo ariko bigize muri kugira umuntu ushobora gusetingira umurongo iri fo kwicara bati nakura y'abandi bantu bari buze kumfasha noneho kugira ngo ngire byabintu ko nabonye umurongo ikipe bihagazemo kuki hataza none n'aba bantu bari buze gufatanya kugira ngo ya kipe ikomere ariko ifite base birambye ngiye sinshaka Rayon Sport ikomeye byaseze imwe ngatwara igikombe umwaka utazi kwizabaho ibyo nibyo nge ndashaka
uwo murongo nimba uhari abantu bawugapfiringa n'ibiburamo ikipe ibe strong ibe serigwa abakinnyi hatari ikubita amakipe yose yaba ari ritaye duyobora yaba atari ritaye duyobora ko abantu uyu murongo basetinze Rayon Sport byibuze uburi seted uburi hari nta kibazo na kimwe gihari. That is my idea rwose inshuro zose sinca pembeni sitegeko kazakomeza akayobora ariko nifuza ko waza kuyobora wese yaza akabanza akubakira kuri donc aricyo bita skeleton fatiye skeleton none sasa wowe ko skeleton zose ziba zimeze kimwe ariko none sasa kugira ngo ya skeleton y'umukobwa cyangwa umuhungu n'ibindi n'inyama n'imisemburo n'ibiki ariko hari skeleton hari umuntu nshaka arareshya atya afite amaboko nyine donc amagufa nyine aruzuye neza nta kindi kintu none sasa izo nyama amaraso umutima ibyo bindi bize kuza nyine by'iyo Rayon Sport ariko skeleton yabanje kubihari iyo skeleton nimba yamaze kuboneka igisigaye abantu bakica bagasenyera umugozi umwe bagatekereza ngo iyi kipe irakomera gute birambye. Iyi ni Sport Valley ni Emene Ibizi uri kugenda ambeshya. Akeneye by'imipira kutabizi. Urashaka nzagaruke mu by'imiziki. Ujya mu muziki ngende kukubaza nti hari ahantu mama yamubonye iki kibazo. Footbet rano ko tumeze neza na Footbet. Uyu munsi ari Champions League by the way. Nashyizeho. Waguze iki se kuri Bayern na Real? Naguze yes. Naguze yes. Mbo ufite mu score? Waguze Real se kwirasa Bayern hari. Nareje cyangwa head to head yukubiyaka gatatu head to head nabonye nta hantu yigeze ibaho itsinzi kandi rero itsinda Bayern igihe cyose barinjanyije ndavuga ngo yese irayikire na surumba bakibura ntabwo yari kandi igihe cyose iri hanze ikibanzamo nuko nyizi ikibanza nk'uko mukazamo kandi uba wanarije bisanzwe yemereje kuri ese usharumi ubu nyine bumva bizagenda gute nk'abantu kuri Spotify bakunsaba ko ngomba kuba ngufite urumva bizagenda ku Imana nzaba mari ari ndirimbo Knowless yaririmbye ku mugani by'imiziki urabyumva mu mvura no mu zuba nzaba mari uri muzima cyane kandi ubwo nyine tekerezo by'abantu bose bagomba kubyuha kwanza utumye tunaganira ariko reka ubwo nanone bitwarire rimwe nta yindi information idasanzwe reka ejo ariko nzakora ikiganiro nsobanurira abantu ibireba n'izo assemblée n'inzira Rayon Sport gutekereza kurekiritamo abantu ibiki byose na tuzabikora ikiganiro ku munsi w'ejo uko Sharomi birangiye no mbonye boss makanya ndavuga nti kundi bamubaza kuko yaje gutabara niwe yatambutse buriya hari tuntu yarimo kare none bamuhamagaye yaje kuntabara yaje gutabara baramurangiza dorakaruta ariko shawara yabiciyemo kabiri so ibyari cyo nicyo ngicyo nta kindi kidasanzwe n'abakorege nuko iyo miterere y'Ikigali ariko utareje reka nzamuzane hano nawe abantu batwa ko ababwira ati byifashe ariko nanone nande mutima muri vraiment angumaze kandi kantu yemeye Karenzi aranoze kuvuga ngo Rayon Sport turi kuvuga yamaze kurya mu mafaranga y'imyaka 2 iri imbere agaribye ibyo nasene namwe nagaribye ruvuguruje agaribye agaribye rero uruganda uko byonyine ngewe reka tuzabisobanurira abantu uko mfite amakuru yizewe urumva umunsi yaba umuganda n'igihe ku gatandatu hari habaye inama na nyuma yabwo yitaba indi nama kuko nyirizina boss nyirizina none apana umuyobozi w'uruganda nyirizina boss amaze iminsi ari mu Rwanda akigera i Kigali yaje kureba retour ya SGN ndetse n'ikipe ya Rayon Sport mu bari n'abategarugori none sasa bamaze iminsi bari mu biganiro kuko n'umwiherero uzanaba mu karere ka Nyanza wenda nzagaruka ku munsi w'ejo n'ibizabikubiyemo n'umwiherero uzaterwa inkunga na Skol kuko bazagenda ariko gatanu bave mu ku cyumweru abafani club donc abayobozi b'amafani club navuga bari no bagize nka nuza nka bagize nk'abamambure fondateur y'umuryango w'ikipe ya Rayon Sport apari ibyo ngibyo ikiri kintu tuzabigaruka ariko n'abantu bafitanye ibiganiro byo kugira ngo amafaranga y'umwaka uta azaze yiyongereye hari ayo bafasheho make ariko rwose baratekereza no kongera bije bati nimba mushaka ikipe ishininga nimba mushaka ikipe itwara ibikombe mwongere pesa mwongere amafaranga muri equity mutima kubitano nka 300 zitari zipanze ikipe recruit inkoro ko urubyibuza ariko ibyo nzabibara mbibonye nta muntu nzongera kubwira ngo haje urukinyi hatana ngende kuri highlight zanyobeje kabiri witwa Paul Gomez musabira imbabazi abanyarwanda
abanya highlight ngiye no mu Nzove ndeba imyitozo ko akora kintu adashaka gushyiramo akaguru yagiraga ati wow yatsinze ibitego 6 mu myitozo ngende abantu barakoma ku mati mukora ibishoboka byose igitipe gisinya kirikare kitwa Paul Gomez ariko ibintu ajya kimwe inde no tipe yamwisendera aba tipe to Jumara hakurya mu Gakiriro agisoza nimba aramwisendera Jumara mwisendewe nibagize izina ngo nimba ari yibagiwe ariko ni umuntu mabegura aho ngaho nyine w'intore muhogo original kabisa so nibyo ngibyo naho ubundi cyo nabura kubakangura mugani nshaka nanasoreza hanga bine nzabisubukure ku munsi w'ejo ariko dufasha umwanya kwandika tuzaganira ejo match amaze no kurangira Gasogi cyane ko arimo n'amakuru gusa niyo sport mu kitsinze Gasogi amafaranga ari buze gutsindira miliyoni 3 bazahabwa ku munsi w'ejo abakinnyi bazayigabanira Rayon Sport ntago yabwiye ati mwebwe muyapangira icyo mushaka ubundi munipange mugende mugakubita ubwo no kuvuga ngo abakobwa bafite abashiri muri Rayon Sport basengere bazashatu kuri squad y'abakinnyi 25 ariko nta ry'ingahe ririmo ry'ingahe ririmo naho ngaho kongera n'agaprime bitoyiga muri 240 abari fresh cyane so ibyo ngibyo mu betting na Fortbet niyo betting company ya mbere mu Rwanda murabizi ko ari yo iguha ama odds meza niyo iguha ibintu byinshi cyane kabisa this weekend tuzaba turi kumwerekana nabitangaza imbere ya Steve hari promotion izabira downtown mu mujyi iyo promotion rero ni promotion karondura bazaba nari kumwe n'abanyamakuru cyangwa se n'abastari babo bakorana birumvikana nzaba mpari hazaba hari witwa Rugaju Rigani hazaba hari witwa MRN ese ari Kigali mu muri shoza bitari Kigali Kigali ameze neza urumva ndetse na Lorenzo nta gihindutse Lorenzo info imihanda bose aho ngaho ko bavuze muri mwese bose murabazi kuri imihanda cyane cyane baba nahari so nizere ko tuzanahahurira hanyuma ariko apari aho ngaho ahantu ho gusohokera muri umugoroba murahazi Esperanza kuri service nziza cyane y'amahanda ameze neza cyane wazaje nkakujya bari bamuhabeshyere mu bavuga reka kuko ibintu mu bavuga yawe bihari handi yo mpamvu duhorayo nese arahandi uzi tuba turi aka kubizi ko twaba twikaraga hano hafi hano hose ariko bari cyabaciye za Kicukiro twavuye za Remera ikintu cyabaciye mu Rwanda ntabwo cyo turambuka turenga Rwandex turazamuka tugeze za Rebera urumva bisanzwe umuntu bavuga nimba ariko hari ngende ndashaka kuzahigerera kuko burya inkuru mbarirano ariko reka ngo invitation yaho ngo invitation yaho zashaka umunsi tunyaruke tujye kureba ko byifashe zazi kuko ari nka komane nzi yakuryohera yes aka weekend ku gatandatu no ku cyumweru mbameze neza ariko ku gatandatu ari invitation mu kama muri Esperance okay ashaka kubwira abantu akazi gake kugira none urugendo umufana wa yanone uriya wese yagakora so nuko bimeze rero ngira ngo umuntu se ntiyahinira ngaha byagushiranye wekada byagushiranye bose kamubaza wowe ubwawe ntabwo bavuga byashyirana mu gihe abantu bagushinja yuko uri igifura ibyo bitwaye iki ntacyo bitwaye abantu rero bari ofete ari kuntu abantu bumva ngo ibintu biragize ibintu biri buze guteza ikintu cy'ikibazo comment zose buriya igifura ntago ari igitutsi igifura si igitutsi ni karakteri y'umuntu ariko bisebetse oya no karakani kijumba ni ikijumba cyo ntago ari umuntu donc ari kubwira ngo Sharomari babona n'ikibazo kugira ngo Sharomari babura n'ikibazo mu gihe s'abazungu baba ari hari nyine ndizi ko nyine ngewe bitewe nuko cyenda karavuba cyane ese birenze ariko umujinya ugashira vuba nabwo ese dusoreze ku kantu kamwe koko warahamutse ubaba ngo papa cyo Samu yarahamagara reka bivuge nisanze akanya gato papa yaramama urumva ndi mbano hasi imvura iri kugwa hano nk'ubu izuba ryatwishe riri ryici niyo mpamvu ubona ndi no gutranspira gutya katugire dusoze kabisa urumva umutaramu ndamuhamagara ambwe yateme urumva buriya nuko hari n'utuntu nari noroheje dukeya kugira ngo ibintu nyine byorohe uzi iki cyubona mfite nakize imvura iri kugwa oya genda ako bro usikubwira nk'abantu b'igisera bari kuguhiga ugesera none afite gahunda nyinshi gutya nakubwira ati nkuburire uri umukorege sinanakwihuza nawe cyangwa akayendera bakunda kwera
turaguhiga ariko se ufite gushobora iki n'ubukaka ku buryo bavuga ngo wa mugani bahigwa ugateba ukajya kureba ahantu baguhiga. Hoya ni uko nzi ko nta kintu yashinje ndetse bari kungira bati igihugu gifite amahoro ariko kandi n'ibintu bya siporo birangira muri ibintu byo kwintimida. Hari umutoza witwa Koko Nicolas Rusizi nigeze ibuka inkuru nize gutangaza ari Imana ko ikipe y'abandi urayimanuye Koko nje mpamvu sinjye nyimana n'abandi n'imbeza ararakara cyane none sasa wewe nitwa Said Abed Makasi sida bati sasa wewe nitakuonesha kama niko mkongomani wewe peti umba nitakuonesha kama niko mkongomani nabana okay sawa unanje ambwe ati nzakuroga witwa Koko Godefroid aramwe ati nje nzakoroga ariko ubwo yavuze gutya ntabwo bishoboka aje namwe n'uburozi bwo ndimukora aza kundiga kuri radio ahingutse kore yambaye igikote cy'abasaza cyo mu mbeho kirekire cyane comptable mubonye avuze induru afunguro yati musazara duteye baramusohora ntago yaramuze aho mane duko abantu twakoraga hari muri rimwe bamumanura muri escalier vuba ati musohora comptable barahamutse. Ibyo rero ni ibintu bibaho ntago byari gukomeza kujya kurira amatsi cyane ko n'ibyo bintu byavuga hano cyari kinahari cyo kuvuga ngo cyaba upasi bariye pasi n'umwana wishobora muri famille yawe ati cyangwa yariye ruswa yashariye ruswa abantu bavuga ngo ngewe ngo narimuhaye abyimuka n'iki ariko suri kungurisha rohe ahubwo kuzazana pasi hano sport bar umunsi umwe ariko umunsi umwe mugani akigaragaza pasi wazamubazane kuganira nk'umwana ruswa naguhaye ngenza ati no kimwe mwako cyane ngiye kujya mbakuzanira hano ngiye kujya mbakuzanira hano kalisa je hanzanire banane mbashyire muri sene tugiye kurya ruswa ikipe ishaka igikombe mu myaka 30 yose u Rwanda ruvuye mu cyo wuri ugashaka kuyimanura ariko cyarabe wandetse koko kwigendera bandetse kuri ry'abagenzi soreza abantu rero turagiye wakoze cyane Sharumye ariko ngiye ahubwo rero ndikubona rwose abantu batanirwa banagira batanirwa banabivuga ngiye rwose ndagusabwa muri iyo bita Spotify asi ubundi Spotify ni batanze itegeko cyangwa murashaka nzabihindura kugira ngo byose bize birasaba ko nzayita emeni yibize harya ubwo ni emeni yibize iki Spotify nyereka uzayite ntacyo bitwaye kugira ngo iyo show busy yanyu mushaka iyo tisisengura ariko n'ubundi ntekereza ko sport na show busy bisa nkaho ari impanga byose bibyuza entertainment kuba ari nk'impanga y'umuhungu n'umukobwa cyane uretse ko no kuntu no muri sport kuza show busy cyane kuko buryo biragora kuzabona umuntu waciye uri muri ibyo bintu byombi uzabibona aba sportif benshi bajya kuri stade bambaye kutera ubibona cyane bumva umuziki uzabibona abahanzi bajya muri stade kureba match z'aba sportif cyane bigaragaza ko izo sector ebyiri ari impanga dusoze rero dushimire Fortbet betting company ya mbere mu Rwanda. Iyi betting company sinuko wenda impana amafaranga ariko nanayiye nanjye mba nanayiye utagira ariko abantu cyako niyo mfatanye bikorwa ngira kuri YouTube yanjye muzima cyako yandi amafaranga menshi nariye muri bet yare kuri Fortbet njye ngiye kukubwira umuntu muri bet ryakorana ahubwo amafaranga ukamurya nandi ari bet ryakoresha abana ari bet ryakoresha bet company ryakoresha iba mutunuko kwa USSD kutunyenyeri n'iki ayihorere urumva rero hari betting company ifite amashami 100 mu Rwanda yo kwegeranya n'umuzamu mu twakiri hano no Steven bivuga ati niwe nawe ngagenda ni pari Steven ntashobora nta pari yambwiye ati ngiye pari yabindiriye ubuzima yambwiye tumushaka buri abantu buriye bashaka bamuhembera kuri konti ya madamu umushaka ntajye bukenera reka Zamirone bamuhemba reka ntizikinana ashaka kumenya madamu azikoresha icyo ashaka numbwire ko zohora ni pari abwira ati iyo nkeneye akantu k'ibihumbi 100 manateretseho 15 byanjye 100 litari je n'undi mujama wanjye nzamukoreka witwarake ngere kirambye ati nize kaminuza yigara muri Kiste aba mu biryogo kirambye ati inshuro zose nge nakoraga stock badaye buruse ariko ikintu cyitwa uburije
inshuro zose yari kuri Fortbet kuri Fortbet itabo simaranize kaminuza nzamukuza rero uzamubona. So ubwo ni ibyo ngibyo, mwakoze cyane kubana natwe. Ikiganiro nakagaruka mu kanya gato turaza kuba tunariye live mu kiganiro. Imana ibarinde, turabakunda cyane. Ngo Sharumi nawe muhaye ikaze 60. mujye muri comment mumbwire niba mwanyakiriye, murashaka Sharumi cyangwa tumurikira mutanyakira se ko ntacyo mwahindura hano mwabikoresho bya boss.